twishimiye gutaramana n'abajya badukurikirana kuri channel yacu ya Voice Choir. Uno mwanya mwiza twifuje ko twagirana igitaramo cyiza cya Pasika, twibuka gupfa kubambwa k'umwami wacu Yesu Kristo watubambiye kubw'ibyaha byacu. Rero uno mwanya mwiza tugezemo tubaye ikaze cyane abadukurikirana kuri YouTube, mujye mukomeza mudukurikirane mukora za share za subscribe n'abatazanazikora like na comment zanyu turazikeneye kugira ngo tubone feedback y'ibyo dukora, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bukere ku isi hose. Hanyuma reka dutaramane buri wese aho ikaze muri kino gitaramo. Uwiteka Mana igira neza, Mana hejuru y'amajoro ntawe uhanye nawe, ibyaremwe byose bigushime bihimbaze izina ryawe, bihimbaje gukora kwawe n'imbaraga zawe Mwami. Amahoro yawe Mwami naganze Mwami, tegeke Mwami. Waje mu isi ntibamwemera, ariko bamwemeye bose uwo niwe wabahaye ububasha bwo kuba no kwitwa abana biwe, urukundo rukomeye cyane wadukunze Mwami, rwatumye utanga uwo wari ufite gusa kugira ngo umwizera wese atanimbuka ahubwo abashe guhabwa ubugingo bwiza kandi buhoraho iteka ryose. Komeza urabagirane ugaragare mu mitima yacu, abera bose bakuramye baguhimbaze, ugaragare kandi ukore mu buzima bwacu Mwami, ntabwo ari twebwe ahubwo wowe ugaragare. Imitima yacu Mwami yahagizwe no kugutunga, imitima yacu yahagizwe no kugugira Mwami. Ukomeze ugendagende mu mitima ya benshi, ukomeze ukize imitima ya benshi, ubonekere benshi Mwami, uremere benshi ibyishimo, uremere benshi ibyiringiro batari babifite. Urukundo rwawe rwinshi Mwami, urukundo rwawe rwinshi Mwami, rusaze Mwami, rusaze mu mitima yacu, rugaragare mu mitima yacu. Abatagufite bose bakugire, abakwifuza bose baguhabwe, kuko ariwe Mana iriho kandi izahora iteka ryose. Emera ugaze kandi utegeke ubuzima bwacu bwawe.
uhimbazwe Kristo wabambwe ku bwacu, uhimbazwe wacunga imitima yacu, wacunga iteka ngo ducungurwe, wambitswe ikamba ry'amahoro ngo tubabarirwe. Haleluya. Ibyaha byacu nibyo wishyizeho Mwami, n'indirimbo zacu nibwo wikoreye. Ayayayayaya. Avuga n'ijwi, avuga n'ijwi rirenga ati byose, avuga n'ijwi, avuga n'ijwi rirenga ati byose birarangiye. amashyi menshi ku Mana yacu. Haleluya, 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 haleluya. Urukundo uhimbazwe impongano y'ibyaha by'abari mu isi bose, uhimbazwe waducungutiye watubabariye ibyaha byacu, uhimbazwe watugize abawe Mwami. Twabivuga bingana iki, twabivuga bingana iki, watugiriye neza Mwami, turagushima, turaguhimbaza, turavuga imbaraga zawe. Urukundo rw'Imana, Urukundo rw'Imana rwaduhinduye abana, ntabwo tubishidikanyaho, ntabwo tubishidikanyaho, niko turi, niko turi. Wadukuye mu rupfu, ruduha ubugingo, ntabwo tuzasubira inyuma ngo tutibagirwe. urukundo rw'Imana yacu, Urukundo rw'Imana rwaduhinduye abana, ntabwo tubishidikanyaho, niko turi. wadukuye mu rupfu, Wadukuye mu rupfu, ubugingo, ruduha ubugingo, ntabwo tuzasubira inyuma ngo tutibagirwe. urukundo rw'Imana Data, Urukundo rw'Imana utanga umwana wayo w'ikinege. rwaduhinduye abana, Haleluya, ntabwo tubishidikanyaho, turi twebwe, niko turi. wadukuye mu rupfu, Wadukuye mu rupfu, ruduha ubugingo, ntabwo tuzasubira